Hello. Ahari ukuntu shaho agahobero kari romantique umugabo gufata kumonyo kumva neza neza yahita yinjiramo yiba. Umukobwa udafite ibere udafite ibere ryiza nk'irya Jack rimeze gutya rwose ari ibere riforomye neza umugabo wese areba akavuga ati hey ubu urifata ukibara mu bakobwa ukicara ukibara mu bakobwa rwose ukagira akaguru kandi ukibara mu bakobwa. Aha jya gukoresha surgery y'ibere madam. Hey abagabo bakunda amabere kuri rwa rwego rwo hejuru. Uko dukunda amatuza yabo niko abashaka kuryama muri bino bituza byacu by'amabere. Erega nimbuba no muri iryo dini wowe kabyara we ribabwira izo ngutiya n'iryo pfukapfuka. Cyose cunga umugabo atashyushya amakenda gatuma nawe ugaragaza imiturire y'igihugu. Se bite byanyu. Badepere barangiye. Reka mbabwire niba hari ibintu birasigaza abantu ni ibintu bibiri. Ibintu bibiri nibyo dukwiye kubera amaso tukabyitondaho ni inda no kwaje kwa purani. Bagiye kuvuga ko nguye nukuri ndakijijwe bwo tera gatero umva icyo kintu nimba pasiteri watarakikubwira. Ihera ku kwezi kwa Mbura inguti y'agatsisi no wagapfutse. Gatata we. Kwezi kukarangira wapfutse nijotsi wapfutse n'amazuru wapfutse nta mabronchite urwaye. Kose ni murwana mabronchite mu ijosi no mu ntege yarwara bronchite ma. Basi junuzamo. Basi nawe wigire nanjye kuvuga ijambo rikomeye. Mbega wigira umunyamugi wawe. We miss wawe. Kurya umugabo ataha mama gasanga ugakwafu wakageza utya wize nuko bakanura ariko sugira ngo ndazi batwaze iki niri hano amaso barerembora atanakurusha meza. Nukuvuga yigira cyano nukuvuga yinyaganye nawe byiga nyaganyaga. Samona umujyi imbere umwereka amaguru biremewe. Ntuzivumburire ibiryo wa kicucu. Ubu hari abagabo basigaye bagenda bazungera baranze kurya mu rugo ngo ababaze umugore. Kazungera ukabona yikubise kuri gare bagahungiza muzana amata bagasukayo yaranze ati muzane na keke ukabona aregutse ati aha ndi ni hehe. Janonyera ndi Amaji girusohore pe. Sohora. Nansohore. Ntagusohorere mahubwo. Guma urinde wa mugabo. Jeba nitajitafu. Nago nigeze njimihanda nubwo nigeze vukira mu ntara reka. Guma. Ibintu by'umuco zuko babisho n'ubwa mbere mbijemo. Ndirutikura ndirucumitani bakorwa datinywe n'ware zisingiza ibigo nitwa byukura bagirane no he. Umusiga w'umugayenga bamwenda murore na fashe karachini koba bazungu baravuroga nuko byase. Baby iPhone 17 Igizangwi iPhone 17 yasoza iPhone 17 irarenze ifite ishusho irenze. ariko abo habirwa bakora iPhone ntibashaka ko imyanya yanyu yibangira ubukwe kubera iki bagiye bahagahinga imyanya yanyu yibanga iPhone 16 iraje imyanya yibanga yanyu barayishakaje ngo muragishaka bahise bagana 17 koko asibye kwecho bahagahenda imyanya yanyu yibanga abantu bakora iPhone
bari mukora iPhone muhaga n'indi ndanya y'ibanga y'abagore imyanya y'ibanga yanyu iraza guhungabana we Anto utungira ikizo nzara izi nzara urabona kenshi ngewe mfite ubukirigitwa iyo nafite biriya bita ngo nimba ari leje koto leje koto ngewe none nkoresha akakara nkashyira gutya nkavanamo ubukirigitwa nkahita mbuvanamo muri akara ukaza hano nkahita mbuvanaho cyangwa nkahita mpanagura iyo bazengurutse ameza bameze nk'uduti twiza twaherayo abana n'umugisha nani nanjye ikirayi sa n'ibiswi ye ibiswi n'ikiraha ye akonyumvira bano bakristo ndagasa ndongora nushaka kujunyiriza mwazira nkoko zawe nanjye nizinyanye nizitura oyo muntu murongo ndi ngewe aha uyu sa atumashaka kwirongorera nge ntabwo nkeneye ibibazo zabyanze yaka ndetse ko uyu munsi ngufatishije hano ubundi muri weekend wabibereye mu biki muri weekend ya weekend mbanda ahantu hari hose ahantu hari hose ahantu ngira ndi mba exactly navuga ati ngo mbanda ahantu aho byashyushye mbamare jewe mbyaramura nari isugi sinahuye n'umusore pe bihasani oya jewe namwe amazi rekuza amabingu menga n'inkono y'abatwa kamubwire story zo kubyaramura njye nasuye abantu mu amazi nkwe amazi ashize ntwarinda nkwe amazi sinaryamanye n'umusore pe nagiye uri ukire wese namba watse nkacyaho byeri bumva ko umukobwa wabyaye ari umunyamafuti niba akamenye buriya ko umukobwa wemera kubyara nta ngeso nyinshi aba arakajyamo buri umukobwa utarabyara ahubwo nimba ufite shiraka afite imyaka 23 kuzamura akaba atarabyara yakuyemo inda nabonye umuntu warangije kaminuza hano ari kuvuga ngo njye kugura ngo kuri farumasi bavuga farumasi ntabwo ari farumasi nambe nanjye ndabivuga nabi ntize primaire yonye ibazo umuntu warangije university none ariko iyo mufunzwe hariya muhigira indimi guhera uyu munsi ntabwo nagusanze mu gisimenti wowe wasanze mu gisimenti ye uri kudija njye gateka mu gisimenti kwande gateka kazawugu jewe naraje nabasa maji nanjye reka nkubaza utagisohora indirimbo byagenze yegora nuko nta kintu muzima baramwe ngo uzatubarize digitafu ngo ageze mu gihugu bavuga icyongereza gusa agashaka gusobanurira umuzungu ibyiza bitatse u Rwanda yamubwira iki nubwo yamubwira ibintu bibi namuvuga ni you are calm Nyabugogo tugira ibintu birenze nyine ubundi mu gitsina gishaka ikindi gitandukana n'ubwonko uvuga ngo igitsina iyo kirimo gushaka ikindi sigara uri igishushumbwe ubwonko bwo buba bwimutse noneho igitsina kikagenda cyonyine iyo ubwonko buringaniye rero n'igitsina niho hahandi ubona ukora imibonano mpuzabitsina ahitamo uwo bayikorana
yihitiramo. iyo rero ubona byageze kuri tape guhitamo byanze ubwonko buba bwatandukanye n'igitsina. Uri umunyabyange. Abantu mwibwira yuko ngiye ndi umunyabyaha. Ntabwo ndi umunyabyaha. Reka. Imana yarantabaye mwana. A few moments later. Umva nkubwire wanjye gira. Umva nkubwire. Uzagwa handi ntuzangweho. Ntuzanyobereho. Iyanjye niyo yasohoka nona. Kirasa neza. Kirogoshe. Ni kiza giteye neza. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Wa muntu ugiye kuza mu buzima bwanjye bushyashya n'umugabo mpobera umfate umuhobera ufate ku marnyo ya kande mana we ubunyishe mu mutwe. Ibyo mfite byose nahita nkabiguha pe. Cyane ariko nakiruka mvuga mesha ahita nkuvuga ati gira vuba nzimya. Wese mutabaruka nkubaza kandi usubiza. Ndagusubiza da. Ubu waryamanye n'abantu bangana iki bashatse abagabo? Ibyo ntago mbizi nta nabo. Oya reka kwigira rwihorobeka. Duha imibare yawe we noneho uyibukanye ntabyo. Iyo turimo kugerageza gufasha community yacu dushaka ibisubizo, reka dukoreshe practical example. Reka ntabwo twagiye ngo tubeshye. Reka dukoreshe weho ubwo ufite icyo kibazo. Aho umutima wanjye wararwaye kubera ngiye kuzajya kwibagisha bashyiremo wimbwa. Jesus. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Didi. Aha. Mama. Ejo ngo mwarashwanye. Aha. Wamwibye umuceri ibiro bitatu bya kugurisha urwawe. Uragotume. Itangazo. Ndashaka umukobwa ukuze uri seriye ushaka kubaka aza tuvugane mwisabira ikiyede. Abakora mu kabari bitwa abaseriveri. Si baba ari ibyuki. Abaseriveri ari ukuntu aza akakwikubaho wasize umugore wawe mu rugo kwihangana bikakunanira. Mwe kujya murenganya abagabo mw'abantu. Aba bakobwa ni beza. Barizera rero. Umukobwa umuguriye gutyo njyewe nta kintu nakugurira naragusesera mu maguru. Tabaruka. Irya naryo ngibazaho kenshi. Bakaje kuryawe. Iryanjye gutwaye iki? Iryanjye ryo gutwaye iki? Shaki ukaza ukanyimya none utangiye kunjurira ngo ndago nzabona umugabo wumvaga ndataryoshe. Wumvaga ndataryoshe? Titi uryoshe siki cyane. Umva ugize imyaka hafi 40 nta mwana uri aho mu bigutiya bishaje n'ibisuru jipe biboze biri kunuka. Kwari uko umuntu avuga ngo nitikirije nanjye nkazimya amatara kunuka n'ukundu umaje kunyimenanguraho. Didi. Nzovuze ngo yaragera avuga ngo mfite udusahani tubiri mu nzu ngo nine rimwe pikijamaye kanaragera iwanjye n'umutsi n'umwe nzovu nimukubita muzavonda muhote.
ariko ntabwo nzamukura oya nzagurira mama Queen Knowless kugira mumubite ikintu gituma mutaziyogoshera mukajya kwirwa mutandaraje imbere y'abasore mu mujyi ni ikiki rekuza amabingu umenga n'inkono y'abatwa maze ibigabo by'ibikani byo biba bifite ubutiku sawa kazungu we nibutse abakobwa kugira ngo nimba shira bataguha amafaranga nawe ibyo washaka kuyamuha nta kintu byamutwara nawe byamumerera neza bashyamo amasaka ari yayandi ava mu byanahuzaga abantu nk'uko wenda yakavuze ni ibintu byahuzaga abantu ariko muri iki gihe nta kintu kigihuza abantu ntacyo rwose uretse guhurira kuri ribu gusa mugiye kubura